Muraho neza mwese nshuti z'akadasohoka za Duhugurane-Ikinyarwanda. Tubaguye ibyano mwe mwese muri Rwanda mudukurikira, abari hakurya y'inkiko z'u Rwanda ndetse n'abari hakurya y'amazi magari ibwota amasimbi. Tugize tuti hobe. Nkuko rero musanzwe mubizi, tubagezaho imigani y'imigenurano, insigamigani ndetse n'imyandiko yaturyoheye. Uyu munsi twabateguriye ikiganiro kiri buze kwibanda ku migani y'imigenurano isobanuye. Ururimi ni inyanja umuntu atakoga ngo ayirangize, ni nayo mpamvu bashaka kugira ngo duhugurane, dukeburane ku muco wacu, dukeburane ku kituranga, maze tumenye neza imvugo iboneye, imvugo inoze umuntu yakoresha aganira na bagenzi be, cyangwa se afite ijambo runaka mu gihe runaka, ku buryo nibura umuntu aryoshya ikiganiro kandi akamenya kuganira arengura, ku buryo atakomeretsa mugenzi we cyangwa se atakomeretsa inshuti ze baganira. Bikaba byiza rwose, bikaba bisigirije iyo ugiye unobekamo akagani keza ku buryo kajyana n'ibiganiro murimo. Iki ngiki nicyo kiba cyaturaje ishinga, tugira ngo mwe mwese dusangire ubumenyi bw'imigani y'imigenurano isobanuye ndetse n'aho umuntu ayikoresha. Tubahaye ikaze rero. Umugani wa mbere uragira uti: akari mu ryinyo ururimi ntiruguma hamwe. Ngo akari mu ryinyo ururimi ntiruguma hamwe. Uyu mugani ushatse kuvuga iki? Akari mu ryinyo turagafata nk'aho ari akabazo cyangwa se ikibazo cyaba kigukomereye mwaba mwegeranye, cyangwa se icyo mwamwegeranye cyangwa se kiri ku mubiri wawe. Noneho ngo akari mu ryinyo ururimi ntiruguma hamwe. Ntiwaba uturanye n'ikintu kikubangamiye cyangwa se ufite ikintu kibangamiye umubiri wawe ngo ube wakwisanzura. Ntabwo rwose byatuma utuza. Niyo mpamvu rero ngo akari mu ryinyo katabuza ururimi kuguma hamwe, nuko ururimi ruba rubangamiwe n'ako kantu kari mu ryinyo. Rero niba umuntu afite ikibazo iki n'iki kimubangamiye kiri iruhande rwe, cyangwa se afite ku mubiri we, cyangwa se nawe yifitemo, iki gihe ntibyatuma atuza, ntibyatuma agira umutekano. Rero niho umuntu ahita avuga ngo akari mu ryinyo ururimi ntiruguma hamwe. Uko bishatse kuvuga. Umugani wa kabiri uragira uti: akari mu nda y'ingoma kamenywa n'umwiru na nyirayo. Uyu mugani rwose urumvikana, kenshi dukunda kuwukoresha mu magambo asanzwe cyangwa se mu biganiro bisanzwe tugirana na bagenzi bacu. Nuko burya ibanga rimenywa na nyiraryo. Niyo mpamvu muzumva bavuga ngo ibanga ni iry'umwe. Burya ngo ibanga ni irya babiri, hari igihe umwe yakuvamo, ariko burya ibanga rimenywa na nyiraryo. Rero akari mu ngoma burya kamenywa n'umuntu wayibambye, niba twavuga dutyo. Ariko akari mu nda y'ingoma rwose kamenywa n'umwiru. Abiru ni ba batekereza babagaho ibwami mu ngoma za cyami zabayeho mbere yacu. Rero amabanga yose yabaga mu ngoma cyangwa se akaba ku butegetsi bwa cyami, ni abiru babimenyaga, bitewe n'uko nibo bari abatekereza b'ibwami. Ubwo rero twabigereranya nk'aho ari igihe umuntu amenya ibanga rye. Umugani wa gatatu niho dukomerejeho uragira uti: akari mu nda y'umugabo
kagaragazwa n'akari munsi y'akabindi. Reka nsubiremo, ngo akari mu nda y'umugabo kagaragazwa n'akari munsi y'akabindi. Ibi bishatse kuvuga iki? Burya hari igihe abantu bajya bashyenga bavuga ngo nta mugabo uba injajwa, ariko burya ashobora kuba injajwa bitewe n'akari munsi y'akabindi. Ubwo twatangiye gusobanukirwa nuko burya akantu kari munsi y'akabindi baba bashaka kuvuga ni inzoga. Ni inzoga bashaka kuvuga kiri munsi y'akabindi. Iyo umugabo ayivanyemo ishobora kumutamaza, umuntu agahita amenya ikimuhatse, umuntu agahita amenya ikiri mu nda ye. Iya nzoga igahita imumenesha ibanga yari yaranze kuvuga. Burya niyo mpamvu bajya bavuga ngo iyo umuntu yahembutse, ntabwo bajya bavuga buriya ngo umuntu yasinze, ahubwo umuntu yahembutse cyangwa se yishimye. Iyo umuntu yahembutse burya avugisha ukuri, ikintu yahishe ashobora kukivuga. Ahangaha rero niho bajya bavuga ngo akari mu nda y'umugabo kagaragazwa n'akari munsi y'akabindi. Umugani wa 4 uragira uti akari mu rugo karuguma imbere. Ngo akari mu rugo karuguma imbere. Ibi bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko burya iyo ikintu runaka kiri imbere mu rugo, mwese muba mugisangiye nk'abari muri urwo rugo, nticyakagombye kuva aho ngaho ngo kijye hirya cyangwa se kirenga urugo. Ni ukumena ibanga ry'urugo. Nk'abana bakagira batya bakagenda bavuga ngo twariye iki n'iki, iwacu dutunze iki n'iki, iwacu bigenda gutya na gutya. Burya byakabaye byiza ko ikintu kiri mu rugo kitagombye kurenga irembo. Mujya mwumva n'abashyenga bavuga ko burya ngo mu nzu ntibazi n'igiki, mu nzu y'undi ntibazi n'igiki. Ntiwamenya ibiri mu nzu y'undi atabikubwiye. Rero ni byiza kubika ibanga ry'urugo, nicyo bishatse kuvuga. Ni nk'ahandi twigeze kubasomera insigamugani yitwa ngo nyakibi ntarara bushyitsi. Iyo umuntu afite ingeso yini, byakabaye byiza ko yakagombye kuyigumana cyangwa se akaba yigumana iwabo kugira ngo yigaragaze ahandi yagiye nk'umushyitsi. Umugani wa 5 uragira uti akarya amagi ntikabwejura. Ngo akarya amagi ntikabwejura. Amagi murabizi ko amagi aba yoroshye, umuntu yibeshye gutya yafite yahita amucikaka akitura hasi, kandi uko yakagiye hasi namwe murabyumva ibyabo, yahita ameneka. Rero hano ngo akarya amagi ngo ntikabwejura bishatse kuvuga ko ikintu gifite agaciro umuntu agikorana ubushishozi, aba yitonze. Ngo akarya amagi ntikabwejura. Amagi no kubwejura, aya magambo uko ari abiri burya arajyana neza neza mu mvugo yayo, yuko ikintu gifite agaciro umuntu yagombye kwitonda mu gihe agikora, ku buryo kitagira gitya kikaba kibi cyangwa se akagikora nabi kikaba cyamucika. Nk'uko amagi umuntu atayitondeye yagira atya akameneka. Umugani wa 6 uragira uti akaryana mu nkanda karyana no mu ruhu. Buriya ngo akaryana mu nkanda karyana no mu ruhu. Inkanda n'uruhu byose bijya guhura. Inkanda yari uruhu abakera bambaraga, ndetse n'uruhu rwabaga rukozwe rwabaga ruvuye mu nyamaswa bishe bahiga, narwo bararwambaraga, yaba ari uruhu rw'intama, uruhu rw'ingwe, uruhu rw'inyamaswa runaka bishe.
uruhu rw'inyamaswa runaka bishe, icyo gihe abanyarwanda bararwambaraga. Rero hano ngo akaryana mu nkanda akaryana no mu ruhu, bishatse kuvuga ko gucira imanza umuntu runaka muhuje kandi ari amakosa yawe, icyo gihe ntabwo ari byiza. Burya nta gucira undi urubanza ku makosa ugira, kuko nawe yamugwira. Burya ni nko kuvuga ngo dore umugogo wawe, ukamwereka umugogo afite mu jisho, kandi nawe burya uwo mugogo mu gihe umutunga urutoki rumwe, intoki eshatu ziba zikureba. Burya muntu apfa kuba ari muntu, nta muntu w'umutagatifu ubaho. Ikosa umuntu yakora n'undi yarikora. Rero kugira utya ugashinja mugenzi wawe, ukamushinja ibinyoma cyangwa se ukamushinja ikintu iki n'iki, ntabwo aba ari byiza. Burya icyakubaho nawe cyamubaho. Uko nguko niko twabifata ko akaryana mu nkanda karyana no mu ruhu. Ukamenya ko umusonga w'undi burya nawe wakubuza gusinzira, ariko usanga rwose ibi ngibi tutabikozwa. Twagombye kwiga tukigiranaho nibura ko akaryana mu nkanda karyana no mu ruhu. Twakomeje n'umugani wa 7, aho ugira uti akaryi k'imyenda ka cyane kishyura iminigo. Ngo akaryi k'imyenda ka cyane kishyura iminigo. Burya akaryamyenda cyangwa se karyamyenda aragira atya akaryoherwa cyane, ariko iyo atishyuye, icyo gihe iyo myenda kugira ngo ayishyure hari igihe yishyura iminigo. Uyu mugani rwose urasobanutse cyane, kuvuga ngo karyamyenda harigira atya ikamuryohana, imyenda ikamuryohana, ugasanga yibagiwe kwishyura. Rero mu kwibagirwa kwishyura ugasanga arabiryora. Mu kubiryora hari igihe abiryora habayeho iminigo. Nicyo bishatse kuvuga, akabiryora rwose habayeho imbaraga. Iminigo nicyo bishatse kuvuga. Bakabikuryoza habayemo gukoresha imbaraga zindi runaka. Ahangaha rwose murabyumva namwe ko hari igihe umuntu abiryozwa akubiswe, cyangwa se akabiryozwa bamushyize mu gihome bitewe n'uko yananiwe kwishyura ya myenda. Umugani wa 8 uragira uti akaryoshye gasenyera imbwa. Ngo akaryoshye gasenyera imbwa. Uyu mugani usobanuye iki? Umuntu yawukoresha hehe? Burya iyo umuntu agize atya agakunda akaryoshye, agakomeza akarya akaryoshye akarenza n'ibyo atunze cyangwa se n'ibyo afite, iki gihe biramusenyera. Tugiye mu mvugo iboneye isanzwe ya rubanda, burya umuntu yagombye kuba mu bushobozi afite, cyangwa se akarya icyo afitiye ubushobozi. Ariko iyo umuntu arengeje ubushobozi afite, icyo gihe biragusenyera, ntabwo byakugwa amahoro. Ntabwo rwose byakugwa amahoro. Iki gihe ni byiza ko umuntu yagombye kubaho mu buryo cyangwa se mu bushobozi ashoboye cyangwa se afite. Akaryoshye rero gasenyera imbwa. Umugani wa 9 uragira uti akaryoshye ntikabitswe itama. Ngo akaryoshye ntikabitswe itama. Burya mujya mwumva bavuga ngo akaryoshye ntigahora mu itama. Ngo akaryoshye ntigahora mu itama. Ahangaha akaryoshye ntikabitswe itama, nuko burya ikintu kiryoshye utakibitsa igisambo, niba ariko twabivuga. Mwese kuko wafata inyama ukayirindisha imbwa? Ntibishoboka. Ahangaha rwose
icyo gihe waba wikururiye, ntabwo wayisanga. Icyo gihe murabyumva ko burya ngo akaryoshye ntabwo wakabitsa itama. Hari undi mugani bajya bavuga ngo wenda ujya ukunda gukoreshwa n'abantu bakunda inyama cyane, bavuga ngo iyo usize inyama ukazisanga ntabwo uba ugira abawe. Burya ngo iyo usize inyama ukazisanga nta bawe uba ugira. Icyo gihe ni nk'ahandi nyine usigiye ikintu umuntu akunda, rero icyo gihe rwose usanga kidahari kuko wenda aba yagikoresha cyangwa se aba yakiriye. Ibyo birumvikana. Umugani wa nyuma ari uwacu muragira uti akaryoshye ntikarya umwe, ngo akaryoshye ntikarya umwe. Burya twese dukunda ibiryoshye, twese dukunda ibidushimisha, rero niho twagombye kubabarana tukagirana n'impuhwe kuko burya twese tumeze kimwe. Buri muntu wese aba ashaka ibintu byiza. Ntugire utya ngo ugire utya kuko ngo ari wowe ubishaka cyangwa se ari wowe bikunda. Oya, n'abandi barabikunda kuko ntawanga akaryoshye, ntawanga ibintu byiza. Iki ngiki rwose kiragaragaza nuko ntawanga heza, ntawanga ibyiza. Niba hari umugani waba wakwisobye ntuwumve neza, watwandikira mu bitekerezo tukaza kuwusubiraho cyangwa se tukawugusobanura mu buryo bundi, ku buryo wakumvikana neza mu buryo waba wifuza kuwumva. Nahangaha rero dusoreje ikiganiro cyacu cyari kibanze ku migani y'imigenurano isobanuye, tubashishikariza kujya muyikoresha kuko iyo utayikoresha ushobora kuyibagirwa, mukayikoresha mu mvugo isanzwe muganira cyangwa se igihe runaka mufite ijambo mukagenda munobekamo umugani kugira ngo umugani usobanure ibyo mushaka kuvuga cyangwa se usasire ibyo muri buze gusobanura. Icyo gihe rwose biba byiza tukagenda duhugurana ku migani kuko ururimi rwacu gakondo rurakize kandi ni rwiza kurukoresha iyo umuntu aganira kuko bituma umuntu yumvwa neza kandi akanasobanura ibyo ashaka kuvuga mu buryo bwiza cyane. Murakoze rero, mwari kumwe na Alexandre Ntakirutimana.